umugabo yaramurebye araje ati Fabiola meze neza cyane rwose ngiye kuva muri iyi nzu nyine nicyo nashaka kukumenyesha kubera yuko nabonye umuntu nwitira nabonye undi muntu nwitira rwose utari wowe. Umukobwa yumvise ko yakiriye amakuru mabi araje ati uvuze ngo iki Christian nizere kuri kujokinga ariko udakomeje. Christian cyagenze gute? Ni ngombwa ngumbwira ibyo bintu bimeze gutyo? Yego reba wari wanze nguze tujye kuzana ibisubizo kwa muganga ariko ndaje ngusanze ahangaha mu rugo none kugira ngo uza tunicare turebe uko bimeze urambwiye ngo uragiye ngo wabonye umuntu uzagutwitira. Ubwo umugabo we wabonaga ko nta n'ikintu bimufasheho araje tumva nkubwire neza Fabiola tabizi neza ko ikibazo ari wowe. Fabiola ati se noneho uri Imana yese imenya ko ari njye ufite ikibazo. Ubwo umusore yase amubwira ati nyine Fabio reka nkubwize ukuri mubyara wawe kurusha kuba mwiza turumvikana kubera yuko nyine ubu ngubu nanwitiye umwana namaze kumenya yuko rwose namuteye inda. Yo Fabiola disi byaramutunguye haje tuvuze ngo iki Christian ati ya mubyara wawe nyine hari ibyo twakoze none byavuyemo igisubizo cyiza kandi rwose tunabikoze rimwe. Ubwo disi Fabiola yarababaye araje ati ntumbwire ko wanciye inyuma Christian ntumbwire ko wanciye inyuma noneho no kuri mubyara wanjye. Reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze. Njye ndi Asaf Obi like share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero inkuru yacu irimo tutitangiranye n'abantu basa nkaho bari kwishimisha ariko ubona ko basa nkaho bari ahantu muri office ngo bakomeje kugenda baganira. Umugabo ari kuvuga ati Baruba nizere ko noneho utazongera kujya unenguha sibyo ibintu byacu tugiye kujya tubikora mu ibanga kandi rwose nkukundira ukuntu utajya ungora. Ubwo umukobwa nawe yaramubwiye ati humurerega ndabizi nubwo mba ndi gukora amakosa ariko nyine nanjye ntago nabyanga gusa ariko nyine ntuzigera ubibwira mubyara wanjye kuko aramutse abimenye rwose yahita nyanga burundu sibyo ntuzabibwire mubyara wanjye. Ubwo umugabo yahise amwegera araje ati Baruba nta soni ko kurumva ntabivuga erega kuba nakurega nanjye naba ndimo kwishyirishamo ntabwo nabikora rwose. Ubwo mu gihe bari muri ibyo ngibyo hari uwahise akomanga ku rugi avuga ati hey urimo indani. Ubwo babandi bahise barekurana batangira kwijijisha. Ubwo hari undi wahise yinjira rwose ubona ko hari ibyo ateruye mu ntoki aza arimo kubasekera avuga ati babe umeze neza ntabwo nanditse ko mubyara wanjye muri kumwe umeze gute kuze wanjye akazi kaba kabariye. Ubwo wa wundi bavugaga ngo ni mubyara w'uyu mugore winjiye yese avuga ati Christian ntacyo rero reka ngende zino document mbe ndi kuzisinyaho nete nzi kugarurira mu kanya rwose uze kubona ukuntu ziripotinga sawa nta kibazo akazi keza ndabona na sheri wawe aje reka ndeke muganire ngaho reka ngende kuze. Ubwo yasomye disi wa mukobwa wari winjiye umukobwa ngo ni mubyara we. Ubwo wa mukobwa nawe wari winjiye yahise aza yegera umugabo avuga ati babe umeze neza erega mba nahangayitse mba nanga gukomeza gukora nta kuruhuka koko ndabizi ubu ngubu inzara iba yakwishe babe nyine nari muzaniye icyo kurya hari ikibazo. Ubwo umugabo yaramurebye araje ati ntukajye uhangayika babe sibyo ntukahangayike erega nanjye sindi umwana ahubwo bigezeho ibyo kuzambyarira gahungu. Ubwo umukobwa yahise amubwira ati bumurerega bizacamo vuba wigira ikibazo rwose biri hafi. Ubwo umugabo yahise amubwira ati okay nta kibazo nanjye murankutegereje kuzambwira igisubizo cyiza. Ubwo umukobwa disi yahise amuhereza ibiryo aramubwira ati babe ndabizi rero urashonje nari naguteguriye icyo kurya. Ubwo umugabo yarabifashe ari kubifungura ubona ko afite n'amatsiko menshi ariko avuga ati babe erega ndagukunda nukuri nkunda ukuntu nyitaho sibyo wari ubizi ko nshonje. Ubwo umugabo mu gufundura yese asanga disi mu byo bamuteguriye harimo n'ibyo adakunda gusa ariko n'ukwiyenza. Ubwo yahise ahindura isura araje ati ariko ubanza umbwire neza niko Fabio ntabwo nakubwiye ko nazongera kugenda njya amafi buri munsi kubera iki mu bintu byose utegura uhora uteguramo amafi uzi ko ntaba mbikeneye ntabwo muramubwira ngo ntukajye unzanira ibi bintu. Ubwo umugore disi yahise acisha bugufi ari kuvuga ati babe ese kubera iki wumva utarya amafi ni ingirakamaro mu mubiri wacu urabizi turabikeneye
cyane cyane abantu nkatwe turi kwitegura kuzabyara, sibyo? Tuba dukeneye kurya amafi cyane. Sinzi impamvu rwose uba uri kubyanga. Ubwo umugabo wese urakara yahise avuga ati ariko sinzahora ndya amafi kuva ku wa mbere kugera ku wa nyuma, kubera iki udashaka kunyumva? Mwaberwa impamvu uhora ubyibuha, gusa nta n'ikintu rwose umariye utashoboye no kuba wambyarira basi n'umwana n'umwe. Ese ubundi ubona njye nakeneye umwana? Ubwo disi umukobwa yahise atangira gutakamba avuga ati baby, ntabwo ari ngombwa rwose ko wakitotomba gutyo, kuko urabizi ntabwo ari twe Imana twiha abana, sibyo? Dufite gutegereza isaha y'Imana nigira nyine tuzabona umubebe maze natwe tumufate. Icyo dusabwa nyine gukora ni ugukora natwe ibyatugenewe, ubundi Imana nayo ikazikorera ibyayo, sibyo? Ubwo umugabo disi yaracururutse bisa nkaho ari agakupure bikundanira, gusa ariko bari bamaze igihe kinini batarabyara. Ubwo umugabo wese atangira guhobera umugore we amubwira ati Fabiola, basi mbabarira nyine niba mba ndi kuvuga nabi, ariko nyine urabizi ko tuba dukeneye umwana. Ubwo disi yatangiye kumusoma. Umukobwa arangije ahita yikanga avuga ati baby, uzi ko turi muri ofisi, ubwo abakozi mukorana baje cyangwa se bakumva ibyo turimo, si byaba byiza ahubwo dutashye? Ubwo umugabo wese avuga ati okay, nta kibazo basi reka tugende, erega mbona nagukumbuye. Ubwo umugabo ni gutyo yahise ava mu kazi ahita yijyanira n'umugore, byasaga disi nk'aho ari agakupure kikundanira. Ubwo barakwereka hashize igihe bya bindi bibaye, ari mu gitondo umugabo ari kwitegura kujya mu kazi. Ubwo umugore yahise amubwira ati baby, frangiye kukwereka iki? Ubwo umukobwa yamuhereje akantu kameze nka karindari, ari kumubwira ati baby, fora ni iki? Uri kubona iyi minsi atari myiza noneho ngezemo, ubu ngubu nshobora kuba nasama, si uri kubibona? Ubwo disi bari bakeneye umwana cyane. Umugabo ari kumubwira ati Fabiola, ariko urabizi n'ubundi ntako tutagira, hari uko tutagira. Umukobwa yavuze ati nyine babe, tuba tugomba kugerageza buri gihe uko bishobotse, cyane ko ubu ngubu ndi mu minsi myiza, ubu ngubu rwose ndakwizeza ko nshobora kuhita nsama. Ubwo umugabo disi yarabibonye ahita asubika n'ibyo yaragiyemo, ariko avuga ati byibuze ariko ashimisha umugore kugira ngo barebe ko bazabyara. Disi barikundaniraga. Ubwo ni gutyo umugabo yabanje gukora inshingano mbere y'uko ajya mu kazi. Ubwo barakwereka hashize iminsi umugabo yabaga ari bize cyane mu kazi, ubona ko rwose bafite ibintu byinshi bimuhugije. Ubwo umugore yaturutse hirya inyuma nko mu gikari, ageze muri salo ahita abona umugabo we yicaye muri salo. Ubwo hari ibyo yari afite mu ntoki arangije ahita abihisha, gusa umugabo yahise abona ko hari ikintu umugore amukinze, arangije ahita amubwira ati Fabiola, uretse kugenda byagenze gute? Mbwira, ufite ikihe kibazo? Ubwo umukobwa yahise amubwira ati hoya ntacyo Christian, nta kibazo mfite pe, meze neza. Ubwo umugabo yaramwitegereje ariko avuga ati utambeshe umeze neza, ko ngende ndi kubibona mu maso yawe ko utameze neza. Ufite ikihe kibazo? Mbwira, ntabwo wishimye ndi kubibona, byagenze gute? Ni iki uri kumpisha? Umugore ati nta kintu ndi kuguhisha baby, ntacyo pe. Ubwo umugabo yaramubwiye ati okay Fabio, kandi ntabwo ari byiza kumbeshya, reka ndebe ikintu wahishe inyuma. Ubwo umukobwa yazunguje umutwe disi ubona ko adashaka kubimwereka. Umugabo arangije ahita abireba ku ngufu. Ubwo mu kureba disi yahise asanga ari pad umukobwa yari afite. Arangije ati Fabio, ushatse kumbwira ko utigeze usama? Umukobwa disi mu marira menshi yahise azunguza umutwe avuga ati yego, ntabwo nasamye baby. Ubwo umugabo disi yararakaye ariko avuga ati ibingibi ndabirambiwe rwose Fabio, ndabirambiwe. Ese ntukubera iki? Njye ntabwo Imana ibona ko nkwiye umwana niko, cyangwa ubikora ubishaka? Mbwiza ukuri. Umukobwa disi yahise avuga ati no baby, nanjye rigambe nshaka gutwita, ariko ntabwo nabyiha, ntegereje ko basi Imana izabinkorera nkisanga nanjye nwite nk'abandi. Ubwo umugabo yararakaye arangije ahita amuhereza ibye, ariko avuga ati njye rwose ibingibi ntabwo nashobora kujya mbyihanganira, hoya rwose bumva mbabaye. Ubwo umugabo yahise yivumbura ahita anagenda. Umugore amugenda inyuma ariko avuga ati no Christian, wigenda basi, sibyo urandakariye. Umugabo yarasohotse arigendera.
Fabiola nawe asigara disi aho ngaho arimo kurira, ubona ko ababajwe n'umwanzuro Christian yabafashe. Ubwo disi buri umwe ku giti cye nawe yabaga ashaka umwana, ariko bikanga, uko bagerageje bikanga. Ubwo umugore yagize aho atangira kwiheba, avuga ati ubu ngewe nacumuye ikimana, ni iki nacumuye kugira ngo mbe ntari kubyara nk'abandi? Umugabo muri uko nguko yavuye mu rugo, yahise ajya kureba wa mukozi bakorana ngo ni mubyara wa Fabiola, kugira ngo ajye kumubwira agahinda ahuye nako. Ubwo umugore yagiye ari kumuhumuriza, avuga ati no Christian, erega humura rwose, kandi nishimiye kuba uje kundeba kugira ngo tuganire iri joro. Ni ukuri kandi urabizi ko ibihe nari mbikumbuye. Ubwo umugabo yaraje kumutura agahinda, ariko umubwira ati Barba, humura rwose, nyine naguhamagaye kugira ngo tuganire, unabyemeye nyine byibuze twamaranira ijoro ryose tuganira, niba ntacyo byagutwara. Ubwo umukobwa disi ngo ni Barba babaye nk'uworosoro wabyukaga, yese avuga ati humura Christian, urabizi ko nta kintu na kimwe nakwima, sibyo? Nta kibazo pe, ngewe ndahari. Ahubwo se ubu ngubu twahita tugenda cyangwa twaza gutegereza bukira? Ubwo umugabo wese avuga ati no, gutegereza bukira ubu ngubu sibyo? Ubu ngubu rwose reka tube tugiye kwiganirira paka nijoro. Ubwo umukobwa yarabyishimiye, araje ati nta kibazo, ubu se wamaze kubukinga icyumba turaza kuba turimo muri hoteli? Humura rwose, aho njyana hose turajyayo. Ubwo umugabo yahise asoma umukobwa, ariko avuga ati ibyo nabyo, humura rwose reka mbukinge. Ubwo yahise ahamagara ahantu kuri hoteli, ariko avuga ati ndi gushaka icyumba kiri ahantu heza gituje, akaziki, nizere ko rwose kiraza kuba kimeze neza. Uwo mugabo ni gutyo yabukinze icyumba baraza kuba barimo, kugira ngo aze kujyanayo na mubyara w'umugore we ngo babe baganira, kugira ngo arebe ko agahinda kashira aba yakuye mu rugo iwe. Ubwo disi Fabiola we mu rugo, ibyishimo byari byinshi, ategereje umugabo we ko aza bagasangira, ariko avuga ati nizere ko basi araza yacururutse, atari buze kuba afite ka kajinya yajyanye. Ubwo disi umukobwa yakomeje kwitegura, ariko avuga ati wow, ndi kubona nsa neza biranshimisha nimbona Christian yambwiye ko ndi gusa neza nawe. Ubwo rwose ndi kumva ameze neza, nshaka kumutungura. Ubwo Fabiola yakomeje kwitegura umugabo, ariko kugira ngo aze kumugusha neza nk'umuntu bagiranye akabazo mu gitondo, umugabo akava mu rugo atishimye. Umukobwa yagerageje buryo ki disi umugabo naza araza kumushimisha, akibagirwa iby'agahinda yajyanye. Ubwo disi yakomeje gutegura, akurikije ibyo umugabo we akunda, ariko avuga ati oh wow, tubizi ibi Christian arabikunda. Ubwo yakomeje disi kugenda ategura, burira disi agitegereje umugabo. Umukobwa yanze no kujya kuryama mpaka umugabo waje. Ubwo byageze mu masaa 6 z'ijoro umugabo atarataha, umugore disi aza no kugwa agacuho. Ubwo umugabo yaje mu rukerera arimo kugenda yububa, asanga umugore disi yari yanamutegereje atigeze aryama, gusa ariko nawe yumva isoni ziramwishe, arangije atangira kugenda yikuramo imyenda yari yambaye. Ubwo umukobwa nibwo yagakangutse, ariko avuga ati babe, kubera iki watinze gutaha? Nagutegereje ijoro ryose ndakubura, byagenze ute? Ubwo umugabo rwose waje agifite umunabi, yese avuga ati ariko nawe rwose uri gukabye, ubundi se usanzwe untegereza? Fabio, rwose mbabarira, ahubwo reka mbanze njye kwikarabira. Ubwo umugore disi yahise ahaguruka, ariko kugira ngo agushe neza umugabo, ariko umubwira ati babe, ese kubera iki ukunda kuba wandakariye? Nze tujyane si basi tujye gukarabana? Ubwo umugabo yahise ahaguruka aramwitaza, ariko avuga ati mbabarira rwose cyane Fabio, ndijyana nawe ryama niba utigeze uryama muri iri joro, turumvikana? Ubwo umugabo yahise yikubita aragenda. Fabiola disi asigarana agahinda aho ngaho ku buriri. Disi yumvise bimurenze, ariko nta kundi yari kubigenza. Ubwo barakwereka bwaki yari muri weekend umugabo atigeze ajya mu kazi. Umukobwa disi ko yakabyutse yaje asanga umugabo yicariye hasi ari gusoma igitabo. Ubwo yaje gahoro gahoro, araje ati Christian, basi ndakwinginze mbwiza ukuri, sibyo? Ese ubundi koko urashaka kubyarana nanjye cyangwa ntabwo ukibikeneye?
mbwira, sibyo uracyabikeneye? Kubera yuko nukuri imyitwarire uri kungaragariza muri iyi minsi ndi kuyikemanga. Ese biri kugenda gute? Ni hehe byapfiriye Christian? Mbwiza ukuri. Ubwo Christian yahise ahaguruka n'umujinya, aje tumva nkubwire Fabio, urabizi naragukunze pe, kandi nifuza kuba nabyarana nawe, ariko wowe usa nkaho utabikeneye. Ese ubundi ubwo ntago ari amakosa yawe? Kutigeze ubimbwira mbere yuko tubana kutajya ubyara Fabio? Kuki utigeze ubimbwira? Ubundi ubwo uri kumva atari amakosa yawe? Ubwo umukobwa yakomeje kumubwira, ariko uvuga Christian, ntabwo rwose tugomba gucika intege, tugomba gukomeza kugerageza tukarya ibiryo bizana intungamubiri, nyine bimwe batubwiye byose umuntu ushaka kubyara arya. Nuko we wanga kurya amafi kandi bari baratubwiye ko ari ingirakamaro rwose kuyarya. Ese Christian, kubera iki wahise urambirwa? Ntabwo ari byiza kurambirwa, haracyari iminsi kandi tuzabigeraho, sibyo? Ubwo umugabo yahise amubwira ati ariko se ubundi uzahora ungaburira amafi? Ngaho saho ujye yazana, ariko icyo nshaka ngiye ni ukuzatwita, sibyo? Ndashaka rwose kuzambyarira umwana. Umugabo yabaye nk'uwongera kwigarura, araje ati sawa nta kibazo rero. Umukobwa disi byaramushimishije, araje amubwira ati ngaho ngwino basi tugende twongere tugerageze. Ubwo barongeye baragenda, ariko kugira ngo disi bakomeze ko kubagerageze barebe ko bazabyara, bakareba ko nabo bagira umwana. Ubwo ibyo byarabaye hashize ukwezi, umugabo yicaye asa nkaho hari ibyo ari gukurikirana rwose kuri interinete. Umugore we ngo ni Fabiola ahita aturuka inyuma rwose n'ibyishimo byinshi, avuga ati babe, buretse gato nkubwire hari amakuru meza nkufitiye, sibyo? Reka nkubwire. Ubwo umugabo wari kuri telefone yahise yivaho, arangije agenda asanganira umugore, amubwira ati bigenze gute? Ubwo umukobwa yahise amubwira ati babe, uzi ko ku kwezi kwari kugiye kurangira nabonye imihango, ubwo rata nta kintu uri kumvamo, njye ndi kumva nshobora kuba nasamye. Ubwo disi ibyishimo yari byinshi ku mukobwa, ariko uvuga ati ukwezi kugiye kurangira rwose nta kintu mbonye, umutima wanjye uri kunyemeza ko nshobora kuba nasamye. Ubwo umugabo disi byaramurenze, arangije turakomeje babe, ni ukuri? Umukobwa ati yego. Ubwo disi bose byarabarenze, amagambo ari menshi wumva rwose bameze neza. Umugabo ahita avuga ati babe, ni ukuri pe, ibingibi nanjye ni amakuru meza, ahubwo reka twihute tujye kureba kwa muganga. Ubwo disi barirukanse kugira ngo koko bajye gukoresha test barebe ko ari byo. Ubwo mu kugerayo disi, muganga mu kubahereza ibisubizo, yahise ubona ko ahindutse, ariko bose ubona ko bikanzemo. Ubwo muganga yatangiye kubaganiriza, avuga ati mbabwije ukuri rero, ndi kubona mudatwite. Ubwo disi babaye nk'abacitse intege. Muganga ahubwo arimo kubasobanurira, ababwira ati rero kuba utabonye imihango ntabwo bisobanuye kuba wasamye, hari igihe aba ari stress cyangwa se warahuriyemo n'ibindi bintu bigatuma nyine itaza, ariko ntabwo buri gihe ari kuba wasamye. N'ubu ngubu rero ndi kubona ariko byagenze, aho gushaka ibintu biri gutuma ugira stress nyine ubigabanye, kuko ntabwo biba ari byiza rwose. Ubwo disi umugore yatangiye kurira, umugabo nawe rwose ubona ko agahinda ari kenshi, ubona ko igisubizo bakiriye rwose atari cyo bari biteze. Ubwo disi umugabo yahise atangira guhumuriza umugore we, avuga ati babe, Fabiola, humura mugore mwiza, ubutaha bizagenda neza, sibyo? Ubwo umuganga yabagiriye inama, ariko babwira ati ahubwo mugenderera mugere mutegereze uku kwezi, nibyanga no kuzaza tukabapima nyine tukareba ikibazo gihari gituma mudasama. Ubwo umugore mu kugera mu rugo disi agahinda yari kenshi ari kurira, rwose yumva ko ibyo bintu atari kubyiyumvisha. Umugabo ari kumubwira ati no Fabiola, wikomeza kurira kuko nanjye uri kuntera agahinda, sibyo? Wikomeza kurira mugore nkunda, ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Humura ndabizi hari igihe Imana izatugirira neza nyine tukabyara, sibyo? Humura. Ubwo umugore disi we ntabwo yabyumvaga, yari kuvuga ati Christian, njye ndi kwibona nta kintu maze, ese kubera iki njye ntabyara nk'abandi? Reba abandi bose twashakiye rimwe ubu ngubu bamaze kugira abana babiri,
none njye nta n'umwe nari nabyara. Gusa bimariye iki? Kugira urugo rwiza n'umugabo nkunda se nta mwana byaba bimariye iki? Nta kintu maze Christian, ni ukuri ndi kubona nta kintu maze. Ubwo umugabo we disi nawe agahinda yari kenshi, ariko agakomeza gukomeza umugore avuga ati humura mugore mwiza. Ubwo umukobwa disi yakomeje kwitotomba avuga ati njye ntabwo ibyo mbyumva, ntabwo njye rwose nabyumva. Ubwo Christian disi yakomeje kumuhumuriza avuga ati humura Fabi, humura. Yo disi basaga nkaho bikundanira, ikibazo ari kimwe gusa kijya kibateranya, ari ukuba batarimo kubyara. Ubwo barakwereka hatambutse igihe umugabo yari yicaye n'undi ategereje ko bamuzanira breakfast kugira ngo abone uko ajya mu kazi. Ubwo Fabiola rwose wamwitagaho yaje amuzaniye icyayi n'umugati, arangije babimushyize imbere. Ubwo umugabo byaramutunguye, araje ati Fabiola garuka hano, ibi ni ibiki uba wanteguriye? Ese ntabwo ushoboye byibuze kuntegurira nk'umureti mu gitondo ngiye kujya mu kazi? Ibi ngibi rwose unzaniye ntabyo nkeneye, turumvikana? Ubwo umukobwa wari ugifite agahinda yasa amubwira ati Christian, ni ukuri nkubwije ukuri ntabwo ndi muri mood yo kuba nategura ibyo byose. Niba ushoboye byibuze wajya kubyikora kuko ngiye byananiye Christian, n'ubwo mba ari gutekereza nkumva nta kintu na kimwe maze. Ubwo umugabo yese atangira kumucyurira, ariko umubwira ati noneho nyuma yuko udashoboye no kuma umwana nta n'ibindi bintu uzongera kujya unkorera? Mbwiza ukuri, ubwo se noneho akazi kawe yaba ari akahangaha? Yaba ari akahe? Ubwo umukobwa yese amubwira ati Christian, ese urabyibuka ko batubwiye ngo tuzajye kwa muganga byibuze turebe ikibazo twaba dufite kugira ngo bamenye ukuntu badufasha? Uyu munsi twakagombye kujyayo bakadusuzuma nyine bakareba ikibazo gihari, kubera ko nanjye ndi kumva nangiye kurambirwa pe. Ni ukuri nanjye nangiye kurambirwa kubera yuko ndimo kwiyanga. Ubwo umugabo yahise ahaguruka n'umujinya, arangije amubwira ati yumva neza Fabio, uranyumva? Utangiye nawe kujya rwose undakaza, uranyumva? Utangiye kundakaza. Uyu munsi ntiwigere uza ku kazi kundeba, ntiwigere rwose uza no kundeba na rimwe. Ndazi kuba ndi bize mu kazi, turumvikana? Kandi nshobora no kuza gukererwa gutaha. Ubwo umugabo yahise yivumbura aragenda, umukobwa disi asigara aho ngaho n'agahinda kenshi. Ubwo amarira yakomeje kwisuka, ariko uvuga ati Mana si uko njyewe nacumuye iki? Nacumuye iki? Kubera ikibi byose ari njyewe bikomeza kujya bibaho? None si koko ntabwo nzigera mbyara? Ese basi kuki utari warabimbwiye mbere ko ntazigera mbona urubyaro? None se Mana, kubizi ko nkunda abana koko bizangendekera gute? Yo disi umukobwa yari afite agahinda. Ubwo umugabo nabwo yakagiye mu kazi, yari yabujije umugore kuza kumureba byibuze ngo bajye no kureba kwa muganga uko bimeze. Ubwo umugabo disi yari ufite icyo yizeye, ahubwo yaraje ageze ku kazi wa mugore ngo ni Blaba, ahita atangira kugenda amuhuduka yatwa hato na hato, ariko umubwira ati nari ngukumbuye babe, iyi weekend rwose yari yaratinze kurangira. Ubwo umukobwa nawe kumubwira ati nanjye nari nagukumbuye kandi rwose nishimiye kuba nkuzaniye breakfast. Ubwo umukobwa yasaga nkaho ari kugenda akunda umugabo wa mubyara we, ubona ko rwose agenda amwesha udukeya kugeza nubwo yajyaga amutegurira aka breakfast kakamuzanira mbere yuko batangira akazi. Umugabo ahubwo akumva atangiye kugenda yikuramo mubyara we ngo ni Fabiola. Umugabo ari kumubwira ati ni ukuri nanjye uri gutuma ngenda nkukunda cyane. Ubwo umukobwa yahise amubwira ati ahubwo babe, reka nze ngira akantu nkwereka. Ubwo umukobwa yakoze mu gasakoshi ke, arangije ahita akuramo teste, aramubwira ati Christian, uzi ko tugiye kuzibaruka? Reba nasanze nwite. Yo ubwo umugabo disi byaramushimishije, arangije yumva rwose ntabwo bibaho, ariko uvuga ati Baraba, umbwije ukuri nibyo? Umukobwa ati ya, burya cyagiye twararanye muri cya cyumba cya hoteli ntabwo byapfuye ubusa Christian, ngiye kukubyarira. Yo ubwo umugabo disi byaramushimishije, araje ati se kuki koko bitabaye kuri Fabiola? Ubwo umukobwa yahise arakara ngo ni Baraba, arangije ati asa nk'umuntu wivumbuye. Umugabo ari kumubwira ati bigenze gute se kandi? Ubwo umukobwa wasaga nkaho afushye, ese avuga ati ariko subundi kuki ukunda kuvuga Fabiola kenshi iyo turi kumwe? Nese niba ari njye Imana yashatse ko mubyarira mbizire? Ubwo umugabo disi yarababaye, arangije ati uhumura rwose Baraba,
urabizi nyine mubyara wawe namushatse mukunda, muranibaza impamvu atajya mbyarira na rimwe, ariko Imana ishimye ko ari wowe umbyarira. Baraba, basi ngwino ngushimire, ndagukunda. Ubwo umukobwa we wari urimo kwisetswa ubona ko ari uburyarya yahise ahindukira yongeye yababaye, ahita yitegereza Christian mu maso, ibyishimo disi we byamusanze, ariko uvuga ati guhera uyu munsi ngiye kukwitaho umugore mwiza, ubu niwe wagiye kuba umugore wanjye kubera yuko mfitiye umwana mu nda. Baraba, ndagukunda. Ubwo umukobwa we yakomeje kwirakaza avuga ati Christian, nyine ndabyumva ngiye kuba nakubyarira, ariko urabizi ntabwo nyine umuntu utwita bari mu gihe cyiza ku buryo nakomeza kuba ndi ku kazi, kubera yuko byajya bimbangamira gufatanya akazi naniwe mfite n'umwana mu nda, n'ibintu rwose byambangamira cyane. Ubwo ndi kwibaza icyo gukora rwose byancanze. Ubwo umugabo yumvise ayo magambo araje ati Baraba, humura rwose kandi ndabizi kuri intwari, sibyo? Kubera ubu ngubu tugiye gukundana, ugiye kwitwa umugore wanjye, n'ibinaba ngombwa nzaza twibanira, sibyo umukobwa mwiza? Ubwo umukobwa yarishimye arangije amuhoba, ari kubona ko afitemo uburyarya bwinshi, ubona ko rwose ataba nishimiye umusore. Ubwo Christian yakomeje kwitegereza kuri ka gateste avuga ati noneho ubwo mbonye icyo mfatisha Fabiola. Ubwo disi yari gusoma ku nda ya wa mugore ari kuvuga ati wow, final ubu ngubu nanjye ngiye kwitwa papa. Kandi koko birababaza kubaho rwose udafite umwana kandi ntacyo udakora byibuze ngo umugire. Ubwo ibyishimo rwose byari byabarenze. Ubwo Fabiola we disi nta kintu yakoze, nk'uko bari babwiye ngo bazagaruke kureba ibisubizo by'uko bahagaze. Uwo mugabo ariko ntaboneke. Fabiola we yaravuze ati nta kibazo reka nijyane. Ubwo yageze kwa muganga koko, muganga ahita atangira kumuganiriza, arangije ahita amuhereza ibisubizo by'uko bahagaze. Ubwo umukobwa yararambuye aritegereza agiye kureba, ahita yibuka yuko atari kumwe n'umugabo, arangije ati Dr, none se hari ikibazo, hari ikintu byaba bitwaye ndamutse ngiye nyine ibisubizo nkabirebana n'umugabo wanjye, kuko ntabwo yabashije kuboneka, ariko byibuze nkagenda tukabirebera hamwe. Ubwo umuganga yaravuze ati nta kibazo rwose, kandi umukobwa w'intwari uzabikomeze. Ubwo umukobwa yahise avuga ati yego murakoze cyane. Ubwo yarasezeye disi aragenda, yanze guhita areba ku bisubizo babahaye by'uko bahagaze, aravuga ati reka nahe byibuze ndabirebana n'umugabo kugira ngo twese tubirebere hamwe. Ubwo umukobwa yarahagurutse aragenda, muganga nawe atasigara mu kazi ke n'ubundi nk'ibisanzwe. Ubwo Fabiola mu gutaha yatunguwe no gusanga umugabo we yageze mu rugo, kandi yari yamubwiye ngo araza kuba ari bize n'akazi. Ubwo yahise avuga ati baby, ko mbona uri n'amavaje se byagenze gute, ko waje kare, umeze neza? Ubwo umugabo yaramurebye araje ati Fabiola, meze neza cyane rwose, ngiye kuva muri iyi nzu nyine nicyo nashaka kukumenyesha, kubera yuko nabonye umuntu nwitira, nabonye undi muntu nwitira rwose utari wowe. Ubwo umukobwa yumvise ko yakiriye amakuru mabi, araje ati uvuze ngo iki Christian? Nizere kuri kujokinga ariko udakomeje. Christian, cyagenze gute? Ni ngombwa ngo mbwire ibyo bintu bimeze gutyo? Yego, reba wari wanze ngo uze tujye kuzana ibisubizo kwa muganga, ariko ndaje musanze aha ngaha mu rugo, none kugira ngo uze tunicare turebe uko bimeze, urambwiye ngo uragiye ngo wabonye umuntu uzagutwitira. Ubwo umugabo we wabonaga ko nta n'ikintu bimufasheho, araje tumva nkubwire neza Fabiola, tabizi neza ko ikibazo ari wowe. Fabiola ati se noneho uri Imana yahise imenya ko ari njye ufite ikibazo. Ubwo umusore yahise amubwira ati nyine Fabiola, reka nkubwize ukuri, mubyara wawe akurusha kuba mwiza, turumvikana? Kubera yuko nyine ubu ngubu nanwitiye umwana, namaze kumenya yuko rwose namuteye inda. Fabiola disi byaramutunguye, haje tuvuze ngo iki Christian? Christian ati mubyara wawe nyine hari ibyo twakoze none byavuyemo igisubizo cyiza, kandi rwose tunabikoze rimwe. Ubwo disi Fabiola yarababaye, araje ati ntumbwire ko wanciye inyuma Christian, ntumbwire ko wanciye inyuma noneho no kuri mubyara wanjye Christian koko. Ubwo disi umukobwa yatangiye kudagadwa, ariko uvuga ati ntabwo ibyo ngibyo nabyumva. Umusore kumbwira ati niko kuri rwose, ahubwo mva imbere na nigendere minzira. Ubwo umusore yagiye gukora ku mukobwa, umukobwa nawe ahita amwitaza amubwira ati ntunkoreho. Ubwo Christian yafashe akavaze ke koko, arangije ahita yisohokera,
ubwo mu kugera ku muryango yahise amubwira ati umva impapuro za gatanya nyine uzazohererezwa nibiba ngombwa. Ubwo umukobwa disi byaramubabaje arangije atakubitaho urugi yumva rwose biramurenza agahinda ni kenshi. Umugabo ni gutyo yamusize ahita yisangira barba umutwitiye. Umukobwa asigara aho ngaho n'agahinda kenshi ariko avuga ati mana ese ubundi njyewe nacumuye iki? Ubwo yafashe bya ipapuro yari akwiye kwa muganga kuko yari abyizeye neza ko ari bufite ikibazo ahita abishugunya rwose nk'iriya avuga ati n'ubundi ngende ikora nta kintu maze kubera yuko simeze nk'abandi badamu. Ubuse maze iki kuri iyi si? Disi yarihebye agahinda ari kose yumva ko nta kintu na kimwe amaze kuri iyi si kuba atabasha kubyara. Ubwo byarangiye Christian yamutaye gutyo umukobwa nawe asigara mu gahinda ariko avuga ati uko ngiye nacumuye ikimana kubizi nakundaga Christian byukuri akaba nsize akaba yisangiye undi mugore. Ese ubundi ni ukubera iki? Ubwo nuko koko byarangiye Christian we yabonye umuntu umutwitira arangije ahitamo kumusanga asiga Fabiola wamukundaga cyane yisangira mu byara wa Fabiola. Ese urifuza ko twakugezaho igice cya kabiri cy'iyi nkuru? Mwakoze cyane kubana nanjye yari Asaf Obi. Niba wifuza ko twabagezaho igice cya kabiri rwose mwabitubwira muri komenti, wibuka no gukora like, share ndetse na komenti kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.